Ikaze kuri YouTube channel y'ibiganiro inkuru zitandukanye imyidagaduro. Uyu munsi twabateguriye inzozi 10 zikwereka ko uri mu rugendo rukwinjiza mu iterambere mu migisha yawe. Kwejo hawe hashobora kuba hari kugenda harushaho kuba heza cyangwa se hari imigisha n'imigambi byiza biri ku buzima bwawe. Kandi subscribe angaho ku ibara ry'umutuku ndetse na like. Hanyuma tuganire kuri izi nzozi 10. Abarokore cyangwa se barajya basoma Bibiliya Yobu 3:14-16 hari amagambo agira ati Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Mu nzozi mwerekwa rya nijoro igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo niho yumvisha amatwi y'abantu igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha. Uwo ni Yobu wabyanditse. Hanyuma reka twikomereze ku nzozi ya mbere. Murumva ko nyine inzozi ari ikintu gikomeye cyane. Imana igikunda kuvugana n'abantu igihe baryamye basinzira nijoro, nyambara ngo hari abantu batajya babyitaho. Nurota rero uri mu nzu nshyashya cyangwa se inzu nini, uzamenye ko hari ubuzima bwawe bugiye guhinduka. Imana igiye kwinjiza mu gihe gishyashya kirimo amahoro, kirimo imigisha cyangwa se guhabwa icyubahiro runaka. Nubona rero uri mu nzu nshyashya ukaba uri no mu nzu nini cyane nziza cyangwa se no kuyubaka, urimo kuyikorera amasuku, uzamenye ko Imana igiye guhindura ubuzima, Imana igiye kwinjiza mu gihe gishyashya kirimo amahoro cyangwa se hari imigisha myinshi, icyubahiro ugiye kuba wakwinjiramo. Inzozi za kabiri, kurota wambaye imyenda mishya cyangwa se imyenda myiza wishimye. Bisobanura umugisha mushya, kwambikwa icyubahiro gishya mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buzima busanzwe mu buryo bw'umubiri. Kuko inzozi akenshi zifata igice cy'umubiri kigafata n'igice cyo mu mwuka. Kurota rero inzozi za gatatu, kurota utwaye imodoka cyangwa se utwaye imodoka irimo yihuta, uzamenye ko nabyo ari ibintu byiza cyane. Ubu urimo urakura mu murimo runaka ufite cyangwa se mu buzima bwawe. Imana ibiri kukwereka ko ufite icyerekezo kizima. Uko iyo modoka yihuta niko iterambere ryawe n'ubukungu bwawe ushaka kwihuta, niko intego zawe zizihuta. Kurota utwaye imodoka rero, imodoka igaragaza ubuzima. Uko iyo modoka yagiye niko n'iterambere ryawe rizagenda. Inzozi za kane, kurota urya ibintu biryoshye, imbuto za pome, imineke, ukarota urimo kurya ibintu biryohereye cyangwa se urimo gukura wenda nk'ibirayi. Imana iba igiye kukugaburira mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo bw'ubuzima busanzwe bw'umubiri. Ugiye kwinjira mu buzima bwo gusubizwa ihumure, ibyishimo. Ugiye kwinjira mu buzima bwo gutabaza. Mu yandi magambo, abasenga bavuga ko bagiye kujya gusezerwa amasezerano. Iyo wari utarimo kurya imbuto aba ari umusaruro, aba ari amasezerano bagiye kwinjiramo. Kurota rero wirukanka, uguruka, uhagurutse wirukanka, utagira ikintu utinya, wumva rwose nta gutinya, wumva wishimye, uzamenye ko urimo kwibohora cyangwa se Imana irimo kukubohora. Uzamenye ko urimo gutsinda ubwoba, urimo kwinjira mu kwisanzura. Mbega urimo kwinjira mu gukora iby'Imana yakugeneye. Kurota urimo kwirukanka nta kintu utinya, uzamenye ko igihe cyo gutsinda ubwoba, gutsinda intambara, gutsinda ibigeragezo urimo uragisohokamo. Inzozi za gatandatu, kurota uri kumwe n'abantu bakomeye cyangwa se abamarayika. Uzamenye ko Imana iguteye inkunga, igiye kwinjiza mu gihe cy'ubusabane nayo, cyangwa se ugiye gukorana n'abantu bafite imbaraga z'amafaranga cyangwa se bageze ku iterambere. Imana igiye kuguhuza n'abantu bakomeye. Nurota rero inzozi za karindwi, utwaye indege cyangwa se uri mu ndege, uzamenye ko atari inzozi zisanzwe, uzamenye ko ari inzozi zidasanzwe, inzozi z'imigisha. Imana igiye kukwimura ikujyana ku rundi rwego rwo hejuru mu buryo bw'akazi, bwa business, mu buryo bw'ubukire, ubukungu, ubuzima ndetse no mu buryo bw'umwuka ku bantu basenga. Nurota rero uri mu ndege cyangwa uyitwaye, uzamenye ko ari inzozi z'amahirwe urose kandi imbere yawe ari heza. Kurota rero inzozi za 8, kurota uri mu mazi asukuye cyangwa se woga ariko nturohame, nazo ni inzozi nziza cyane. Bivuga gukizwa, zivuga gukaraba cyangwa se kwezwa cyangwa se guhembuka. Mbega uri mu bihe byiza, nabyo ni inzozi nziza umuntu yakwifuza kurota.
inzozi za kenda rero, kurota ushyizwe imbere y'abantu benshi ukavuga ijambo cyangwa se bakagusengera, bivuze guhamagarwa ku rwego rwo hejuru, kwinjira mu migisha, guhabwa inshingano cyangwa se indangagaciro, cyangwa se guhabwa umurimo runaka. Uzamenye ko nazo ari inzozi nziza z'inshingano cyangwa se z'ubuyobozi runaka, cyangwa se guhamagarwa ahantu runaka, cyangwa se koherezwa muri misiyo runaka Imana ikoherereje. Izi ni inzozi za 10. Kurota wambitswe ikamba, kurota wambitswe ikamba cyangwa se ugashyirwaho ibiganza, nabyo ni inzozi nziza cyane. Imana ibyo gushyiraho amavuta mashya, Imana iba yakwemeye umwanya runaka mushyashya, Imana iba yaguhaye ubuyobozi, Imana iba yaguhaye gukora umurimo wayo wera. Izo nzozi hamwe no kurota imvura igwa, kimwe no kurota baguhagarika ku rutare, cyangwa se ukabona urumuri rurabagirana mu nzu, izo nazo zerekana ko uri mu nzira ijya ahantu heza. Imana ryo kwiza mu bihe bishya byayo byo kunezezwa cyangwa se byo gusubizwa. Izo nizo nzozi twabateguriye uyu munsi, inzozi 10 zigaragaza yuko uri mu gihe cy'umugisha, igihe cy'umunezero. Reka dusubiremo twirukanka. Kurota uri mu nzu nshyashya cyangwa nini, izo ni inzozi nziza cyane. Kurota wambaye imyenda mishya cyangwa imyenda y'umweru, cyangwa se imyenda myiza cyane ariko byishimiye nta kindi kibazo kindi, nazo ni inzozi zigaragaza ko uri mu rugendo rw'iterambere cyangwa se rw'umugisha. Kurota utwaye imodoka nshyashya cyangwa se yihuta, nabyo ni urugendo rw'umugisha, imbere yawe hari imigisha. Kurota urimo kurya ibintu biryoshye nk'imbuto, ibintu bifite intungamubiri, nabyo ni imisaruro, nabyo ni imigisha. Kurota uhagurutse cyangwa uri kwirukanka utagira ikintu utinya, nabyo ni insinzi. Kurota uri kumwe n'abantu bakomeye cyangwa abamarayika, cyangwa se munasuhuzanya, nabyo ni inzozi z'imigisha zivuga ibintu byiza. Kurota utwaye indege cyangwa se uyirimo, nazo ni urundi rwego rukomeye bugiye kwinjiramo. Kurota uri mu mazi asukuye cyangwa woga nturohame, nazo ni inzozi nziza zo gutsinda za success. Kurota ushyizwe imbere y'abantu benshi ukavuga ijambo cyangwa ukasengerwa, nazo ni inzozi z'umugisha. Kurota wambitswe ikamba cyangwa se bagusengera bakurambikaho ibiganza uri imbere y'abantu, nazo ni inzozi z'imigisha. Ngizo rero inzozi twabateguriye. Kanda subscribe ku ibara ry'umutuku kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, ndetse no kuri like niba iyi video wayikunze uze kuyasharingira n'abandi. Nyaboneka ukanda like, wandike muri message niba hari inzozi wumva wadusobanuza, watubaza, turi tayari, turahari kugira ngo tugusobanurire izo nzozi ushaka ko tugufasha kumenya. Niba ari izo nzozi wigeze kurota ubona ko zigaragaza ibintu by'imigisha, uzitwandikiye muri commentaire, hanyuma twumve icyo zivuga, turaza kugufasha kuzimenya no kuzisobanukirwa. Ciao ciao.